izi ngizo bazazikora bazambwira weba aha uba umusarekera yarekera chika esprit gatugende wagiye oya numanuka gushashika umugongo manuka neza straight uzamuke twagiye komeza izi zishobora bake twagiye Ese kuguye kameraman dufasha haya n'undi mutipe wahoza avuga ngo reba tonde nyine nanjye reba akwana nubwo ndi gato ndashoboye reba iyo itatirisebusa tugende turebe fata nyine hano reba tirisebusa reba abo basore bari he nese ngiye ntago urimo kwibona abo basore bareba reba umugongo reba nyine reba nanjye gutya abo basore bari he reba abo urabishoboye rwose ariko bizaza ufite izina ariko rikanganye oya n'ubuyega iryo ngiryo ni ry'abakurambere n'umurage w'abakurambere bose Ryangombe yateye indagu zararika Gisaka zigarura Karinga ziha Rwabugira yango twagiye gutya Abudomino se yes Abudomino uko harutunjya mbona bakora gutya niba bajya bakora gutyo se nibyo oya nagaruko reka mfata akanya ngushimire wowe aho uherereye hose nizere ko umeze neza cyane amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muri hose uyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe tubagezaho byinshi bitandukanye nge muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe wibuke gukora subscribe utarakora subscribe nawe wayikoze reka ngushimire kuba dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi byinshi cyane rero tubagezaho ushobora kwibaza ati ahangaha ndi ni hehe ahandi merereye hehe nyine ubu ndabyumva ufite amatsiko so ndi kumwe n'umuntu hano uyu ni Umutako TV we dutangiranye iki kiganiro nizere ko turi buze kugisozanya reka cameraman abanza dufashe ngira ngo rero murabona umuntu turi kumwe hano ndi kumwe na reka yuvuge ninjye bita Ryangombe ndi kumwe na Ryangombe tubagera henshi hatandukanye kugira ngo tubashe kumenya hirya no hino uko byifashe kuri kamera z'Umutako TV muri kuhabona umusore Ryangombe umeze ngiye na amahoro rwose kuko niyo ngenda isiratigita Rwanda gisiratigita aho nciye barita bamenye uhaciye bajya ngo ni nka Burendi haciye cyangwa za Scania none hano hasi ndumva nimo gutitita nanjye ndumva nagaru kwitaka se bro tuvugisha kuri nk'ubu nkubise ingumi nagarukira oya nago nakubita ingumi wowe urwaye n'umuntu wenda ujya kungana nkanjye nawe se nago narwana nawe ubwo we nagukubita oya nago narwana kurwana n'umuntu nyine mu Rwanda bikagaragara ariko we nago ubu nkubise sinahita oya no gupfa ahubwo we wapfa nka kane nago wapfa rimwe nkuko ahita nibagirana oya no kwibagira ahubwo sinzi ko n'Imana yazakwibuka reka ngushimire we dutangiranye iki kiganiro ndi kumwe na Ryangombe n'umusore ushimishije cyane turimo kuganira hari byinshi tugiye kuganira nawe twagiye tubona abasore benshi bagiye bakora imibiri ariko twe twavuze ati Ryangombe none reka tumutumire ku Mutako TV reka ngushimire tugiye kubana muri iki kiganiro Ryangombe umeze neza nge na amahoro ako sumva nkubaze biba byaragutwaye igihe kingana bifata imyaka cameraman aze kugerayo reba hasi kugeza hejuru yego ubu aka kanya nambaye 100 nambaye 100 wow nice Ryangombe dufashe rero noneho
ube wakuramo isengeri kugira ngo abantu badukurikiye babanze barebe Ryangombe turi kumwe hano ku Mutako TV. Hari abashobora kuba barimo kurebera umubiri inyuma ku isengeri, ubundi gira ibibazo nkwibariza nanjye ku giti cyanjye. Yego bajya ngo nkuremo kuramo gusa abanyarwanda niba ari bwirukanga bwa mbere nakuyemo hamwe ahubwo reka menegeye bwa mbere nakuyemo hamwe induru ziravuga runanga sinzi ko biri bugende dere kameramani harimo gutitira oya nibishaka nabikora harahiye aka nakazi kacu nabikora. Kuramo isengeri kugira ngo tubanze twereke abantu badukurikiye ku Mutako TV umusore turi kumwe gutya bakagira ngo ni ibintu byoroshye. Okay yewe umusa inyuma gato rero aha ari ukuntu bajya bazamura amaboko sinzi ukuntu bajya babigenza. Oya ongera gato ngaho rero ndebera umva ko bigenje kameraman dere yateretse kamera yigire ku ruhande. Oya agomba guhunga n'abatari we barahunga. Abatari we n'ababana bikina ngo n'abasore bakirirwa bivuga nabo barahunga. Ryangombe ubu hari abasore tujya tubona hirya no hino hatandukanye berekana imibiri yabo. Wowe ubu ngubu bihagaze gute ku giti cyawe? Kuko ndabona hari abantu benshi bari buze kuva mu nzira babandi bari bakivuga ndabona wapi. Icyambere nkubwire ninjye Mr Rwanda uzaza kumiga azaze yivuge nawe simuzi sinzi kazanabaho ashobora kuzabaho nakiriho ariko uwo sinzi ko azabaho nyiriho. Mu gihe Ryangombe kiriho nta wundi Mr Rwanda nta wundi uzaza kumiga nindese nawanyegera nawe. Urareba ukuntu imitsi yireze. Oya reba six pack bavuga reba bavuga ziba ziri he. Izo nizo six pack dore ngiyi six pack. Nagiye mbona abantu benshi batandukanye twabonye Nyiragongo twabonye abo bita ba Rutambi ubu tuvuga umwe muri bari ushobora abo ni bakababeshye narabatumije baratinya bakibona ko ari nge bacyumva Ryangombe kuko nago banyumvaga bararyumvaga none bacyumva ko ari nge wahageze bakimbona bwa mbere bahise bava mu nzira. Hari ubucyumva Nyiragongo namusubize Musanze Rutambi yemenya yagiye mu mwobo yagiye mu mwobo bamuhamagara aranga yene navuga ataduhuze Rutambi aratinya akajya himba narwaye simari tugahura mu nzira nyine agashaka hacu barabati Ryangombe yaduhitana wabikina nimba bashaka abase bajye bareba Mutako TV. Ubundi kuzumuna kubeshya bareba Mutako TV barabasura aho bari. Cyakora nanjye reka nkubwire wenda mbwira abantu badukurikiye nanjye n'ubu turi kuvugana mfite ubwoba bwinshi buri impamvu ni guseka cyane ndagira ngo hatazamo kurakara ukangurukana izo arizo zose ariko noneho ngenda reka mbanze zino kiminduri. Okay ntaribi kameraman twegere sasa natwegere singizi wazibonye. Yego izi ngiza bazazikora bazambwira weba aha uba nago cyoroshye umusare kera yarekera dore n'izindi chika esprit oya ngoze waruha nubibona akira fiza nuko reka ngushimire twatangiranye iki kiganiro. Uyu ni Umutako TV hano turi kumwe na Ryangombe umusore w'umusportif umusore uvuga ati ni ngewe best Rwanda uzumva miga azaze yivugire. Ikindi wenda mu bibazo ushaka kukubaza aho hasi babyaragenze gute kuba hatoya hejuru ho hakaza ibintu bijyanye n'amatuza. Ibi byamenya n'abantu bakora gym cyangwa ubishaka yaza tukamutwereka uko bikorwa. Aha ntago nagusobanura ngo bigenda gutya
iyo muri gihe muri byerekana abantu bakayibona uko buri nyamigirwa ikikora n'iyi ngiyi ifite uko ikorwa iyi ngiyi n'iyi ngiyi ikagirwa uko ikora reka turebe iyo ngiyo iyi ngiyi igirwa uko ikora icyo ni igiki kiba kibyimbye iyi ngiyi niyo bita trisebus biceps iyi ni biceps trisebus ni iyi ngiyi reba uzakwereka inyama yibaze gucya zaze wapi ntawe urarenze hari ubaho se njye nyine kameramani yajyaga ambwira ngo nawe nshaka gukora umubiri ngaho uzazukora niko ryangombe izi siporo wazitangiye ryari watangiye ntabwo zimazemo igihe kinini n'imyaka 2 imyaka 2 itabigaragara ubundi amezi 3 ahita kugaragaza uwo uriwe 3 gusa umubiri ugahita umera gutya waje kubyisangamo gute waje kuba umusiporutifu gute hari ukuntu bakunda kuvuga ngo biterwa naho umuntu akomoka ngo ni imiryango ngo nuko yabikunze so we byagenze gute ikintu ukunze cyose uragikorana umutima ukunze kiraza rwose yego bivuze ngo nawe nuko wasanze just ubikunze oya ngiye narabikunze ndabikora kandi hari naho binjejeje naho hari byo byanguye naho binjejeje kubona birirwa bivuga hirya no hino mbahamagaza bagatinya urumva aho bigeze ubwo koko baza bashingiye bashingiye kwise ko bana bahamagaye baratinya bacyumva ko ari ngewe oya baravuze ati tubanza tujyanya ku Instagram yanjye bayita umukunzi Jado abashaka abatemera ndabizi hari abahaters bajye kuri Instagram yanjye bandika umukunzi Jado bandebe barebe naho bemera barebe itandukaniro buri kintu cyari cyose ntago kibura abahaters ntago kibura abahaters ariko bo bazirebera bo bihitiremo ni the best heavyweight in Rwanda bazahita bamenya uwo uriwe ryangombe nyirizina nawe niba urimo kubimva mu bitabo nawe niba urimo kubipinguza kunyandukira kuri Instagram yarayibahaye yitwa umukunzi Jado ariko nyine gakondo ni ryangombe ni ryangombe niryo zina nyirizina ubu se nk'umukobwa utereta ubu ntiyahita ahera umwuka hari umukobwa ushobora kwemera gukundana nawe umukobwa nta muntu wakemera gukundana nawe man ntago bishoboka abakobwa ariko rero abakobwa buriya abakobwa umuntu wanga n'abakobwa afite n'ikindi kibazo abakobwa nibo batubyara ubu se ko mama yametse su yari umukobwa abakobwa nta muntu umuntu wanga bakonje abakobwa ndi kureba umubiri natekereza hasi nkabati niko ryangombe ibyo wapi wana birenze wapi do yabigaragara wapi ibyo bintu babyitarya ngo iki dore ibi nibyo bita amababa aya ni amababa ibyo bita amababa rwose none sanga ko mbona reba zamuraho gato nk'ahantu urabona ko habyimbye na hano hakabyimba nari nzi ko babaga umuntu bakagira ikintu bashyiramo oya ibirega umuntu arabikorera arabiharanira ntago byizana ntago byizana rwose ujye uva kuri ba bana bazabigire gutya bigaragare abasore bahehe ryango mbabara unyereka amababa ureba inyuma kugira bamenye ngo yamababa nawe urebere kamerama wayabonye amababa nawe niyirebere nashamwe ushwanyuza umugongo ushwanyuza umugongo abibone kugira ngo ushwanyuze oya udatuma yongera kwiruka kandi yaragarutse kuri kamera yakwiruka reka ngushimire turacyari kumwe na ryangombe ni umwe mu basore bakoze umubiri bakoze amababa ariko ryangombe n'izisara cyavuga ati rutambi reka kwirukanka isakuza isa fiti reka kugenda we fiti we wapi na Nyiragongo ati timwebwe tuburyo mwagiye mutani naye nabaye amatike ariko se koko Nyiragongo niwe wamuhaye itike oya si naramutegeye rwose n'ubu yaza ari hano yabivuga naramutegera ambwira ati negera umusa negera ndemeye nyikubona na SMVivura nta nicyo kuvugwa hari ubwo kigaragara wapi ntabwo kigaragara utambuho ngo bavuga niyabuze naramutumije aze tucane guterwa heavyweight biramunanira none mutumije gutya box kwa dance yahita arangira yahita apfa ari amafoto nabonye kuri IG yawe uri kumwe na Rutambi kuki Rutambi ari amafoto nabonye Rutambi yari ameze nk'umwana imbere yawe nubundi rega n'umwana
ubundi n'umwana wese nimba umuntu umutumiza akagira ubwoba munamutumije gutora ivete yagira ubwoba none nimutumiza ukadanse ahita arangira acyumva ko namutumije gucyo yapfa mbere Jemba nkubwira mwana kuki abastari benshi bagiye batandukanye kuki bara abastari bagiye batandukanye iyo ajyanye akabazo na mugenzi we kuri social media mu bishyira hanze kuko ndumva utagakwiye kuva ko Rutambi yagize ubwo wakamukiremo imiyaga kuki muhita mubishyira hanze oya nawe arabizi rega nose nimba avuga ko ari umusore yaje akabyerekana abazo bamugani oya kuki itabura akagenda okay haje kuza araboneka haza Nyiragonga araboneka hazo bita Kikonga araboneka ngenja itabura rega nge nibundi aranzi ariko rero yanyumvaga mu mateka acyumva ko naje noneho byanyabyo acyumva ati Ryangombe yahageze ufite izina ariko rikanganye oya n'ubuyega iryo ngiryo nijya bakurambere n'umurage w'abakurambere Ryangombe yateye indagu zararika Gisaka zigarura Karinga ziha Rwabugira amateka nayo nayuze ko ndayamenye Ryangombe yateye indagu zitazararika Gisaka yose zirararika barashira ego zita zigarura Karinga sasa ziha Rwabugira maze ubundi ngoma zirakangarana dukubite tuhita tunyaga Gisaka twambuka tunyaga za Bunyoro za Bufumbira zose turazigarurira Bunyoro muri Bugande aho ngaho na Bufumbira yari yacu Bufumbira ni hano uciye Musanze yo ngiyo ni hose ni henshi cyane badutwaye nubizi barahadutwaye nyine ko ariko kwa hari ahacu bataragabanya imipaka Ryangombe kuki amazina ababyeyi bakwise wenda tuvuze iryihuta cyane ari Jado kuki wahisemo kwitwa Ryangombe rega n'izina nawe subizi se nta mpamvu yo kwibagirwa amateka nta mpamvu yo kwibagirwa amateka ubwo se wibagiwe amateka ahubwo nyine ubwo waba utamenye iyo uva na rwamenye iyo ujya nyine igomba gukurikira amateka kugira ngo meze nere imbere abasaza bakoze amateka tuyashimangire nyine yewe najyaga mbona abantu bameze gutyo ariko hari abantu bajya bitera inshinge kugira ngo bagire umubiri abo se waba warakoresheje zingahe nguna we kare umubiri nguyu ntabwo ari uw'inshinge umubiri w'inshinge nawe utawubona ntabwo yakuraho umupira bigenda gute inshinge se ntabwo yakuraho umupira bigenda gute uko umupira bamutera amabuye nyine biba bimeze gute nyine niyo si inshinge ubwo ntabwo byumva ari ubwonko bwahita zaninda nk'iyaba mama kajyaga rwa rushwiba nabonye ndabasuye abo basuze nyine abo bari ku giti cyabo ngabo uzababona ntabwo yakuraho umupira wapi kuki buri muntu wese wakoze umubiri iyo avanyemo umupira cyangwa akavanamo isengeri imitsi bayireza nyine ni forume y'umubiri nyine ni ikikwereka atize ariko witeye inshinge nakuramo uzareba nta mutsi wabona ku mubiri nawe wabona Ryangombe ufite imyaka ingahe ubuse urayishaka mwana ndashaje musaza se nubibona koko ndashaje imyaka se buriya ni inbox nyine ni inbox inbox twandikiye muri description tuze ko kubabuza na Ryangombe hari n'abafana bambwira ngo barambuze bamburiye hehe ko ndi ku Mutako TV bakubura gute kandi ubuhari kandi ku Mutako TV oya ari nabavuga ngo mbere wababwiye Instagram yawe bashobora kukubonaho kuba bakwandikira ongera uyibibutse kugira ngo baze ibibazo bindi bisigaye bike tuze tujya ku musozo w'ikiganiro Instagram yanjye n'umukunzi Jado ariko hari n'abanyandika kuri WhatsApp bambuze nimero iracyari yayindi wayibahaye nimero se nta mutima mubi nyibahe man cyabazandike muri description twe tuyibiye ariko nanabibakaraga nani bakaba hari abambuze abashaka nyine gukora siporo bakajya bamagara nka batraininga cyangwa nkahita mbagira nk'uku nguku zina game ni 078084 kane itona ariko nge ngufasha 078 078 08 08 kane kabiri kane icyenda kane tuyisubiremo rimwe 0780 08 kane kabiri kane icyenda kane agakiza tukata dukora umubiri tukata dukora umubiri rwose hari ukuntu ndeba abantu nkamwe bakoze umubiri nkakeka yuko mushobora kuba mukoresha n'imiti cyangwa se imyuka mibi kuko ndebye cyane nk'uburyo duhagararanye ahangaha ndimo kumva kuri izi kapeti nyine kuri izi bazita ngo iki izi pasiparume yes izi pasiparume iyo uhagaze widundama numva biri gutitira
ariko abenshi mba numva ngiye ku giti cyanjye yuko bakoresha imyuka mibi cyangwa indi miti runaka, ariko hari n'ababivuga ese nta kindi kintu mukoresha kugira ngo mugire igitinyiro kuri uwo mubiri wanyu? Oya ni siporo no kurya. Siporo n'ibiryo byinshi. Push up twagiye. Push up urashanga zingahe? Nkuruhe? Oya ngewe cyangwa warabonye nkoze tugiye kuzikorana. Utashaka kuzikorana? Yego. Wahita ubwo okenari bikora. Kamerama dufashe. Twagiye turakora izukubako kumwe. Okay. Turakora izukubako kumwe. Twagiye ugira uki? Twese turimo. Twagiye. Kankwegere se ko nagiye kunanirwa. Izukubako kumwe. Twagiye. Tugende. Utamanuka se? Nyine ngiye kumanuka. Twagiye. Reba nuko amanuka. Ngera kankoreza amaboko. Kankoreza amaboko. Oya urahindura kuko iyo wakoze kumwe ugomba no gukoresha ukundi. Ukamanuka. Ngaho tugende. Twagiye. Oya numanuka gushaka ku mugongo. Manuka neza straight uzamuke. Twagiye. Komeza. Nukundi ukahita uhindura. Twagiye. Si push up bashaka? Yego. Izi zishobora bake? Twagiye. Ese kuguye. Kuguye se. Bire. Sibya buri muntu ufite ba nyirabyo. Umusa. Ufite ba nyirabyo. Ibintu ufite ba nyirabyo. Ufite ba nyirabyo rwose. Oya. Ibi bisaba kwitoza no guhozaho. Ntago ari bya uyu munsi ngo ejureke. Niyo mpamvu rega niyo ukandagiye isiti gita. Yango. Twagiye. Twagiye gutya. Abdomino se? Yes. Abdomino. Kuko hari utuntu njya mbona bakora gutya. Niba bajya. Bakora gutyo se? Nibyo. Oya ntago ari uko. Badukora gute? Ibyo wapfa dore njyamye mu passport zanjye. Bisaba kujya mu gafirigi. Yes ya. Hano hameze neza. Nganaribe. Hari akaboro njya mbona mu basportif. Hari akantu kameze nk'agapine. Bafata hano. Akajya asunika gutya agaruka. Kana gakora abdomino. Bakita ngo iki? Kariya bakita ngo. Nta gapine bisanzwe. Gakora hano. Gakora abdomino. Nicyo cyatumye inda yawe ibura tukabona. Ababa no. Nicyo cyabiteye. Rwose. Abasportifu barimo gushaka kwigereranya nawe. Abasportifu barimo kwerekana ko hari icyo bashoboye bakagenda bakabura bakitsimba iyo ngiyo. Nicyo ushobora kubabwira? Nyine bagenze gashya nyine. Amazi ntakiri yayandi. Ngiye iyo naje wagomba kwita wa respect kuko ndayikwiye nyine. None ko mbatumiza bakabura. Ni iyihe mpamvu yabo? Ariko se ubundi reka nkwereke. Reba ni gute umuntu reba. Buretse gato kandi ushoboye. Reba. Buretse kamerama dufashe. Haya n'undi mutipe wahoze avuga ngo reba. Tonde nyine nanjye. Reba. Akora nubwo ndi gato ndashoboye. Reba. Ibyo bita triceps. Tugende triceps. Fata nyine hano. Reba triceps reba. Abo basore bari he? Nese ngiye ntago urimo kwibona. Abo basore bareba. Reba umugongo. Reba. Nyine reba nanjye gutya. Abo basore bari he? Reba. Abo basore bari he? Twongere rimwe nanjye ngire gutya. Banza ureba. Abo basore bari he? Muri he? Mwe muri he wumva ko ari umusore ari he? Mwe muvuga gutyo muri he? Ko nabatumije mu kabura. Muri he? Babwire bazaze. Reba nanjye ngiye. Kora mani nyuma. Ko bishoboye. Urabishoboye rwose. Ariko bizaza. Hangaha turi ni ahantu heza cyane. Ni ahantu turimo kuganira na Ryangombe. Uramutse rero nawe wifuza kumenya ngo ahantu ni hehe, ni hantu ki, urazamuka ugere i Nyamirambo uhita ukata kurya nyuma. Ni ahantu heza cyane, ubaze kuri Green Carpet cyangwa twandikire muri description, harimo nimero zacu ubundi tubashe kwakugeza 5 kuri 5. Ryango
reka tugushimire ko baduhaye umwanya. nawe ndabashimiye, mwakoze cyane. Umutako TV mwakoze rwose. Umuntu w'umugabo. Nawe muri abantu b'abagabo. Ni iki urimo guteganya? Urabona ko tugeze mu mpera z'umwaka, uriya mwaka tuzaba dufasha ubundi 2022, Imana ibaye turi hafi tugiye mu kumuka w'abazima. Ni iki urimo gutegura ubu ngubu? Njyewe se ni byinshi cyane nyine, sibyo ko bitaragenda neza, ariko hanze nibigenda neza ibintu bizagenda neza. Ntabwo umuntu ahita yivuga ako kanya, wirinda kuvuga utarakora. Iyo umaze gukora nibwo wenda bavuga, nawe ukavuga ati wirinda gutangaza ibintu bitaragenda. Ngiye kukubaza akabazo kawe, wenda na cameraman atubere judge. Muri karitsiye ubamo, sinshaka kumenya ngo utuye hehe, uherereye hehe, gusa wenda ashobora kuba narahumvishe, ariko ibyo nge ntago bindeba. Ubu hari nk'umunyerondo ugeza kwishyuza umutekano? Oya, bara bose bariya nabo ni inzego za leta zo hasi nyine. Baza badafite ubwo. Oya, ntago twebwe gukora umubiri ntago bivuga gukanga abantu cyangwa kurwana. Ni ukubafasha muri makeya. Kuko reba n'urugero, nta kuntu wenda n'urugero se niwe muhanzi ukomeye. Wenda reka mvuge wenda abahanzi abo mu Rwanda. Nta kuntu Bruce Melody yajya mu gitaramo adafite abantu nkatwe. Nose bamwambuye ibyo afite, se ko abafana bashaka kumukoraho bakamwambura ibyo afite, hatabaye abasore ngo bamukingiye icyo bivuze ngo no muri gahunda z'abahanzi mujya mubaherekeza mu bikorwa byabo bigiye bitandukanye? Turabaherekeza rwose. Suzumwe ku bahanzi waherekeje muri gahunda bose se ndabizi ni wabivuga. Nyine narabaherekeje tu, ariko nago sugura byumva. We muzabona amafoto. Muzabona amafoto naribi. Iyi mpamvu nari nkubajije ni se nko muri quartier utuyemo hari nk'umunyerondo uza kwishyuza umutekano. Impamvu nari mbikubajije, urabona muri iki gihugu cyacu dukurikije uko iterambere ryihuse, nyuma y'ibihe twagiye duhura nabyo tukiri bato n'ababyeyi bacu, ngira ngo urabizi ibihe byagiye biba mu myaka yashize 94, uburyo byari bikomeye kugira ngo tubashwe no gufashwa n'aba babyeyi kugira babohore igihugu mu kaga cyari kirimo. Aho tugeze izi saha hari abana benshi, ugasanga umwana w'imyaka 10, umwana w'imyaka 15 afashe icyuma, hari abarimo gushikuza abana amashakoshi, hari abarimo gukora ibintu byinshi bitandukanye, umwana akaba atatinya gukora icyaha nk'icyo. Kandi sinzi niba ibyo nimo kuvuga urimo kubyumva, ugasanga umwana afashe icyuma agifatiyeho umuntu, amwambaye telefone, amwambaye isakoshi, ari umuntu w'umubyeyi wari uvuye mu kazi, bakabatega iki n'iki. Impamvu rero nari mbivuze nuko rero mvuga ati icyo gihe nko muri quartier utuyemo ntago bagutinya. Ntago bagutinya akabati ni. Oya, gutinya byo nibyabura. Kugutinya byo nibyabura kuko nyine babona mutandukanye cyane. Ako byose biva ku myitwarire. Imyitwarire kuko nimba gutinya umuntu nagaruka umuntu azaka gukubise, ntago bigaragaza ko nagutinya. Ahubwo hari gutinya umuntu no kumwubatwe, ntago badutinya, ahubwo wanatwubaha. Kuko nimba muri quartier mba nataguhutaza, nabona bigenze gucya wenda ngagira uko mbigenza bitewe n'imbaraga nk'abavuga ati mureke kurwana iki cyangwa muri akavuyo nkagahosha, ntago bivuga ngo baragutinya, ahubwo barakubavuga ati bari abantu ni respect. Kuko ntago twe turwana, ntago turwana, abasportifu ni barwana. Twebwe icyo tuba dukora, dukora ibitureba, dukora ibitureba bitatureba tukareba ku ruhande. Izo nzara zimaze igihe kingana icyo ziteretse? Izi ngizi nta n'ibirenze. Reka turebe. Shangira umunwa. Reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro, twe turimo tuganira na Ryangombe, ariko naratubwiye ati ababyeyi banyise Jado, irindi umukunzi Jado. Ngomba ngira ngo byivugire siko nabyibagiye. Twe turi kumwe n'umukunzi Jado. Burarena iyo nyavuga yose ishobora gushiduka, nangiye mu birerega bafite ubwoba. Reka ngushimire twatangiranye iki kiganiro tukatukigiranyije ku musozo. Uyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe. Wewe wakoze subscribe, reka ngushimire. Wowe utarakora subscribe wike gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Uyu ni Umutako TV, tugera hirya no hino henshi hatandukanye kugira ngo tubashe kubaha amakuru kugiye kandi yizewe. Twe turimo tuganira n'umukunzi Jado, ariko ku izina rye rya gakondo akaba ari
ni Ryangombe nyirizina bereke ka kantu k'inyuma ariko dusoze wow ntago biba byoroshye uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe ushobora kutwandikira muri description harimo nimero ukaduhamagara tukakwamamariza ibikorwa byawe bikabasha kugera hirya no hino ku bantu batandukanye. Uyu ni Umutako TV, wibuke gukora subscribe, reka nawe ngushimire wowe wakoze subscribe. Nizeye ko turaza kubonana mu biganiro bikurikira. Reka nshimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma, nge mwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Ryangombe turagushimiye cyane. Namwe ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Respect. Ariko ubudukoze siporo wane. Nawe urabibona rega. Nge nirukanse ngagera hariya. Reka tugushimire. Tuzakora utaha. Sawa. Imana ikomeze ibahe imigisha itagabanyije. Nizeye ko turaza kubonana mu biganiro bikurikira. Uyu ni Umutako TV.